wasa ameze mutibiro ni fresh kabisa uyu munsi none twongeye twinjira undi muntu ukomeye cyane ni umuntu w'agaciro ni umwartiste ni umunyabugene wanafite impano nyinshi cyane nge byancanze uko mubibona ibintu akora ni byinshi cyane ni umubumbyi birakaze gusa ni MTV show ikiganiro tukomeze tugikurikirana tukora subscribe kuri The Most Talent TV Show Rwanda kugira ngo mukomeze mubone byinshi cyane umunyamakuru ni Kirizo abanyemano ni benshi bari hirya no hino burya twaje gusanga ari umuntu abadafite imana imwe nk'uyu munigange muzimu mano nyinshi cyane ariko nge sinabona uko nsobanura wenyine ni ubasha kurisobanura murabona ko hari ibyo arimo tumusanze hari ibyo arimo uko bibona ni umusore nyine udakunda kuba ntacyo ari gukora murabona ko yahanze byinshi cyane reka tangira twibwira nadusuza kugira ngo abadukurikiye mukomeze bamenye ese turi kuganira nande turi kuganira n'umuntu ki wasabro watangiye bwira abadukurikiye izuba rizamurika ntabyo kugohekera guha bakakwambika bakanakwandika iharura inzira ntawe utagusekera ishyari n'ishyano buracya tukabaho have sigaho nabo sibo ino ni innovation igihe niki mwavuze ko mfite impano urumamfu kuwe mu ngano wadusiga mu rungabangabo nk'ingabo ku rugamba bo barasagamba bareke dukore natwe dukure muri uyu muzika bisaba kwimurika ni Jayden the rapper bamwita Jayden the rapper ariko njya uranongera nenswe ugiye guhita uvuga kuri umwe artiste utangiye uturirimbira ko cyari byisuhita tutamo mbere na mbere wavuze ngo nyine mfite impano nyinshi nari ngusogongeje kuri dukeya uronsogongeje kuri nyeyo ufite bamwita Jayden the rapper nari nshikazi gushushanya none anaririmba ese wenda dukomeze twivugire ku muziki wawe Jayden the rapper ni umuntu umeze gute ni umuntu ubaye gute ndi umusore w'ingaragu nkuko mubibona aha ni mu rugo niho ntuye ku Kacyiru ndi umunyamuziki ndi umwanditsi w'inkuru amafilme n'ibindi bitandukanye ndi umushushanyi ndi umubumbyi ndi n'umukinnyi wa filime yego ese Jayden the rapper ni umwe mu banyemano babashe kurangiza secondaire ndetse birengaho barangiza na kaminuza ese umuziki watangiye ryari wabashe kufatanya gute n'amashuri yawe ntago bitandukanye cyane kuko wenda icyo umuntu akora kiba gisa nkaho kidahura cyane ni ikintu uvuga ngo ibintu ugiye kwiga ntago bikuraho impano ufite ahubwo wowe wongera ubwenge ugatyaza ubwenge ukongera n'ubumenyi ndumva ari byo ngibyo umuziki natangiye muri 2014 nkora injyana ya hip hop cyangwa rap old school cyane new school ndavanga ibyo ntarakora ni kinya trap cyangwa trap muri rusange ese uvuze ko watangiye 2014 aciyemo ubwo ngubwo imyaka 6 ikaba kwa muri 6 irimo irarangira nayo ese kubera iki utaramenyekana ku rwego nk'urw'abandi kandi no mubaze igihe kirekire mu muziki imbogamizi nizi sinzi icyo takumenyekana wenda ariko no kuba wansuye no kunzi ibyo bihagije burya ahubwo jya umenya mbere na mbere ni iki cyakujyanye mu muziki cyangwa se ya mpano yawe uri kuyikoresha kugira ngo wubake abantu hari abantu babona fame kwamamara nyine kuko nicyo cyamujyanye mu muziki icyo gihe akora ibintu bisa nkaho nta garanti abifitemo yego yatangiye umuziki wa 2014 ubu ngubu aracyari umunyamuziki reka twigire mu bugeni ubugeni bwo wabutangiye ryari cyangwa se ubwa artiste ibintu bijyanye n'ubugeni nabitangiye niga muri primaire natangiye nshushanya ubuntu bw'ubutente niko twabyitaga cyangwa se ibintu bisa nkaho ari za cartoon buke na bya bindi by'ubwana nyine wagira ikintu ukoze hari nk'igihe baduhaga za devoir cyangwa se imikoro yo mu rugo aho kugira ngo ntaye nkora umukoro ahubwo nkishushanyiriza hari n'igihe nararaga nshushanya abandi bagiye kuryama urumva nyine icyo gihe nari umwana nagomba gukubitwa kugira ngo banshyire ku murongo buke ibintu bigenda biza aho ikintu cyagiye kibamo gisa nkaho ari imbogamizi ni kwa kwitinya no kuba noneho abantu mubana badaha agaciro bya bintu ukora ko ndahamya ko nk'iyo nza kubikomeza icyo gihe nabitangiriye niga muri primaire ni muri za 2005
2003 2004 2005 muri iyo myaka ndahamya ko nari kuba ngeze ku rugero rwiza ariko naho ngeze ntago mpagaya kuko impano ni ikinyabuzima burya iyo utayikoresheje nyine rasazi gapfa ariko byibuze ubu ngubu urabona ko mfite amahirwe yo kuba nabona akarange nkavanga nkakora uko nshoboye mu bushobozi buke umuntu aba afite yego. Ese umubyeyi wawe akimenya ko ufite izi impano zose akimenya ko ushoboye ibintu byose yabajije kubyakira gute? ntago yabyoroshye wa muhungu ntago yabyoroshye kuko nk'ubu ngubu burya umubyeyi yakuba hafi mu bintu bimwe na bimwe ariko hari igihe abona nk'iki kintu wenda kwirirwa umuntu atoba ibyondo abumba ari umuntu w'umugabo ari umuntu w'umusore ukabona nyine ntago arabyumva neza. Akenshi ibintu dukora ntago bizana inyungu y'uwo mwanya, ntabwo ndavuga inyungu mu mafaranga. Twe dukora ibintu by'amafaranga nubwo bitabyara amafaranga uwo munota ariko igihe kigeze nyine impano yawe iravuga ya mafaranga akaboneka. Ntago urumva nyine biba bigoye, ntago umubyeyi ahita byakira neza ariko nawe ikintu kirangiye aravuga ngo aka kantu kabaye keza ngo ntabwo nari nzi ko ibintu wabishobora. Urumva rero mbere na mbere baravuga ngo ijya kurishera ku rugo no kuba atansha intege binyongerera imbaraga zo gukora, bibe mu muziki bibe mu bugeni bisanzwe, kubumba, gushushanya. Ndahamya ko ari mu bantu bantera umurava mu gukora kwanjye, ndayimushimiye. Yego. Ese uvuze ku kintu cyo kubumba, reka tukivugaho gato. Urubyiruko rwinshi turacyitinya twumva ko kubumba twe tabishobora. Ese kubera iki wowe inspiration, kubera iki ibyo wahisemo cyangwa se inspiration zawe cyangwa se motivation ninde wayiguteye kugira ngo uhitemo kuvuga ngo reka nge mbumbe mu gihe abandi bakivuga ngo sinabumba? Wowe ubwo bitekereje gute ko wakibera umubumbyi? Ntabwo wenda urabivuze ngo nkuko nakubera umubumbyi ariko ntago ndi umubumbyi. Sindi umubumbyi byo kubihakana wenda ngo njye kuvuga ngo ndabumba inkono nkuko harimo ababikora kandi bikabatunga, ni akazi keza. Ahubwo byibuze cya kintu twakoraga tugerageze kukinoza neza. Urumva igituma tutabinoza neza ngo bigende ko twakabyifuje, haracyarimo ikibazo cy'ubushobozi bukeya. Naho icyo waruvuze ngo kuba umubumbyi art cyangwa se ubugeni n'ubuhanzi ni ikintu kigari, kandi bya bintu byose tubona bihuye, yaba uwo muziki, yaba kubumba, gushushanya, kwandika, n'ubundi bya bintu byose ubushobora kuba wabikora. Nk'ubu ushobora kuba wakora film ijyanye n'iki gihangano usanze ndi gukora, sibyo, cya COVID-19. Ushobora kugiha undi muntu wandika inkuru akaba yabona inkuru yo kuvuga kuri uyu muntu. Umuntu ukora film ashobora kugikoraho film, umuntu wandika ibitabo ashobora, umuntu uririmba ashobora kubiririmba. Bivuze ngo ati ni ikintu kigari, n'ubundi ni bya bintu bisa nkaho ari ati ni nk'umubiri w'umuntu. None bya bintu byose bitandukanye ni ingingo zigize umubiri w'umuntu, ariko bikagira ikintu kimwe kijyanye n'ubuhanzi. Urumva rero kubumba n'ubundi bihura n'iki no kuba washushanya, kuba waririmba, ko bya bindi wakoze n'ubundi ushobora kuba wabyaza umusaruro mu kikoroheye. Ese wowe wenda reka tuvuge kuri aka kantu nsanze ushushanya, umbwiye ko gashobora gutuma ndagatekerezo ukundi. Ese wowe nk'iyo ukoze ikintu nk'iki cyangwa se nk'ako ngako wungukira he, mbega inyungu yawe iza gute? Nabikubwiye nkuko nakubwiye kuva mbere, ntago ibintu dukora twebwe biciriritse ndetse n'ibintu by'agaciro, kuko nyuma y'igihe runaka usanga ikintu we wakoze usa nkaho ukina, sibyo, kitakubyariye umusaruro cyangwa inyungu wowe kuri wowe uwo mwanya, ariko kikazubaka abantu nyuma y'imyaka 30-50. Ko sinzi niba unabizi yuko iyo umuhanzi amaze kwitaba Imana cyangwa gutabaruka, cya gihangano cye nyuma y'imyaka 20 cy'umutungo wa leta. Bivuze ngo ibyo turi gukora rero turi gukora nyine ibya leta, ko natwe turi abana b'igihugu. Yego. Wenda nanone tugaruke, hari abartiste benshi, hari abashanyi benshi nzi baba bafite ama dreadlocks. Ese ko icyo utahisemo kuba washo dreadlocks nk'abandi ngo ube rasta mbega nkuko dusanzwe tubita? Buriya rero rasta mbere na mbere, rasta ni ku mutima. Rasta ni ku mutima. Rasta ntabwo ari umusatsi, ahubwo rasta ni ibikorwa wowe ukora. Naho ibyo waruvuze ngo bya dreadlocks, ku bantu muzabona ino video n'abantu musanzwe munzi, abenshi nabizi mwatunguwe. Mwatunguwe, ariko nyine nibwo buzima.
umuntu yifitemo imbuto yo kuba buri kintu cyose yavamo buri kimwe. Wicira umuntu urubanza ngo kubera iki yiyogoshesheje nka runaka, kubera iki yasutse, kubera iki yambaye amaherena, kubera iki afite tatuwaje. Isi irirukanka kandi isi ni umudugudu, sibyo? Ndahamya ntashidikanya ko bimwe mu bihangano byanjye uzabona mfite dread. Ntibivuze ko ndi nk'aba bantu, ariko nshobora byibuze kuba kimwe mu bimenyetso by'aba bantu. Si ngombwa ngo nkore nk'ibyo abantu bakora, ariko byibuze ibyo nakoze ari byo bihabwa agaciro kuruta ko ngende bugaragare imbere yawe. Murebe ibikorwa mbere na mbere kuruta kureba uko umuntu asa. ngira ngo hari akantu uvuze ngo hari igihe wari uzifite. Ese kuki wahisemo kuba wazikora kandi wari uzifite? Ibintu byose burya biba mu mutwe w'umuntu kandi bituruka ku mahitamo. Mbere na mbere ntago agaciro k'umuntu ari imisatsi ye, ntabwo agaciro k'umuntu ari uko asa, ahubwo agaciro k'umuntu ni icyo amariye abandi. Yego. Jamwita Jayden the rapper, ni umuhanzi, ni umwartiste, ni umwanditsi, afite impano nyinshi cyane, mbega ni ati muri byose. Niyo mpamvu ari hano kugira ngo abashe kudusobanurira, atwesiparinga, agira ibyo atusobanuriramo, atubwira inzira yaciyemo. Ariko mbere na mbere reka twongere tumaze se yatubwiye ko ari umwanditsi. Ese ubwanditsi wowe wabutekereje gute? Kuko icyo wahisemo kuba wakandika, ari benshi tuzi ko bandikira. Ese we kuko icyo wahisemo kuba umwe mu babandikira? Buriya rero icyo nakubwiraho ku bijyanye no kwandika, mbere na mbere ntabwo wakwandika udafite igitekerezo. Mbere na mbere habanza kuza igitekerezo. Iyo haje igitekerezo urakidevelopa, cyangwa se ugishyira mu nkuru irambuye ukagisobanura. Rimwe na rimwe hari abantu bandika ku buryo butandukanye. Hari abandika bakazimiza, hari n'abandika ibintu nyine buri muntu wese agasoma agahita byumva. Hari n'uwandika ukazumva nka ya nkuru yanditse, ushobora kuba ishingiye ku nkuru mpamo, ariko akaba yazimiza ntakubwire ibyo ari byo. Hari nk'abanditsi bagiye babaho b'abahanga, nk'umwanditsi bita Shakespeare. Ni umwanditsi w'umuhanga wabayeho mu binyejana byashize. Ariko ndahamya ko n'ubu ngubu za nkuru yanditse inyinshi, wenda nkoresheje iryo zina ariko ntacyo bitwaye, kuko nagira ngo nguhe ikintu basa nkaho abantu bakozemo inkuru. Ya nkuru yanditse bayikinnyemo filime ya Romeo na Juliette. Abantu benshi batekereza ko Romeo na Juliette ari abantu, iriya nkuru ari inkuru yabayeho, ariko ni igitekerezo. Bivuze ngo nanjye mfite byinshi nandika, n'ubu ngubu ndacyandika. Ndahamya ko igihe za nkuru zizajya hanze, natangiye kuzisangiza abantu. Harimo izo nahaye abantu, barazishima bakambwira ati komerezaho, ntabwo twari tuzi ko ufite impano yo kwandika. Ariko icyo mpamya cyo nuko nivuga ngo niba ushobora kwandika ya ndirimbo, mbere na mbere kugira cya gitekerezo n'uburyo uzakidevelopamo, urumva birakorohera no ko wakora inkuru. Ni ibintu byoroshye cyane. Yego. Akenshi hari igihe umuntu yandika ibintu bikaguma muri we, hari igihe umuntu akora igihangano akakigumanira. Mbega ese we ni nk'ibihangano bingahe umaze kwandika, cyangwa se ni filime zingahe cyangwa indirimbo zingahe umaze kwandika zikajya hanze? Filime nanditse ni filime imwe, bitewe ntabwo byoroshye, ntabwo ari ngombwa ko nyitangaza izina, ariko irahari, nabo nayikoreye barahari, bariyizi. Impamvu nanze kwitangaza nuko aho yagombaga kujya itahageze, yararangiye kurangira. Kuba yararangiye narayanditse, nanayikinamo, ngerageza no kuyikosora muri bimwe. Ndavuga kuri script cyangwa ku myandikire. Igitekerezo ntabwo cyari icyanjye, ariko namufashije kukidevelopa, ngera naho nyikosora. Iyo ni filime imwe. Izindi zo ziraho nyine narazanditse, zirabitse kubw'ikibazo cy'umwanya, ariko ni ikibazo cy'umwanya n'ibihe turimo bya covid bitoroshye. Naho ubundi umuntu yakaba yarayitanze, ikaba yarageze hanze. Yego. Inkuru zo ni nyinshi umuntu aba afite muri uyu mutwe. Nawe urabona ukuntu uyu mutwe ungana. Ni hatari. Ese wenda hari urubyiruko rwinshi rufite zimwe mu mpano ufite ariko rukitinya. Hari ababyeyi benshi bacyumva ko urubyiruko nyine rudashobora gukora nk'ibikora. Ese niye message wabaha? Message nawe urubyiruko cyangwa message naho ababyeyi? Message uragena iyo urubyiruko ni ababyeyi.
mbere na mbere icyo nabwira urubyiruko bitinyuke bumve ko kuba bakiri bato ariyo mahirwe yo kugira ngo bakore ibintu byabo kandi bitanga umusaruro. Nuvuga ngo urubyiruko ni rwo rwinshi yaba mu Rwanda cyangwa se no ku isi muri rusange. Nuvuga ngo imbaraga bafite uno munsi niba batazikoresha ngo bazibyaze umusaruro muri bya bindi bakunda kandi bashoboye, ejo bazaba bari gusaza, bazaba bari kurenga abandi bahinguka. Bivuze ngo amahirwe ya mbere bafite rero ni ubu ngubu, ntabwo ari ejo. Ubutumwa nagenera ababyeyi nibareka abana babe free, bisanzure, bagaragaza ya mpano. Kuko urugero nk'ubu ngubu hari igihe usanga umubyeyi akubwira ngo ugomba gukora iki ngiki. Dufate urugero, papa ni umushoferi, akambwira ngo nanjye ngomba kugira gute, ngomba kuba umushoferi, kandi wenda njyewe nkunda kubyina cyangwa nkunda kuririmba. Ibyo ngibyo yarabikoze kuba ari umushoferi biramutunze, ariko nanjye nampa amahirwe ngaragaza icya kintu nshoboye, kuko nta wamenya ibyo dukora. Turi gukora amafaranga, wenda amafaranga ntabwo arasohoka uyu munsi, ariko ndahamya ntashidikanya neza ko iyi ni imitungo izabaho, niyo na nyuma y'iki gihe tutakiriho, ibikorwa tuzasigana ibyo bizatuvugira, kuruta gufata bya bindi tugira gutya tukavuga ngo dushyize mu nda gusa ibintu birarangiye. Rubyiruko murabyumva nyine, mugaragaza impano zanyu gukorana uyu munsi sejo. Ababyeyi mureke urubyiruko tube free, tugaragaza impano zacu, ko impano ziri mu rubyiruko ni nyinshi cyane, ziri gusinzira. Kandi burya igihe ntago gihagaze ngo kirindire, kiracyakomeza. Hari igihe usanga impano yawe uyivumbuye, igihe warakirengeje, igihe wasanga impano yawe igaragaye muri ya myaka y'ubukuru, kari uko uyigaragaza neza. Ese Jayden, abenshi tumenyereye ko abartiste baba bafite nk'itsinda. Ese we ukora nk'itsinda cyangwa ukora ku giti cyawe? Njye nkorana n'itsinda, mfite groupe yitwa West Workers. Yego, mfite groupe bita West Workers. Izi wenda dushaka kuba tutahabasanze, ariko mu nzu nabonyemo imitako myinshi. Wowe wabwira urubyiruko ngo rwitinye. Ese ni urubyiruko rungahe umaze kuba washora muri industry nk'iyawe? Ku bijyanye n'ubugeni cyangwa se kuririmba, aho warushyira hose mu mpano zawe, yaba kuririmba, ubugeni cyangwa se ibindi nk'ibyo? Ni benshi. Urumva ntabwo maze igihe kinini muri Kigali, ariko abo twagerageje gukorana mu majyepfo bo barabizi. Yaba ikigo cy'urubyiruko twarakoranye, kuko nagiriwe n'amahirwe yo kuba nayobora federasiyo y'abahanzi mu karere ka Huye. Urumva ko gukorana n'urubyiruko ni ibintu n'undi dusanzwe turimo, kandi nabyo twifuza. Ngire ngo ibyo dukora n'ubundi ni iby'urubyiruko, si urubyiruko gusa. Ko impamvu urubyiruko hari ibintu bajya bakunda kuvuga ngo abubu ni bande? Abubu nyine bahoraho. Bivuze ngo ibyo dukora n'ubundi iyi generation nivaho, indi zaza n'ubundi bazaba urubyiruko, n'abandi bazaza nyuma yabo bazaba urubyiruko. Bivuze ngo dufite amahirwe none kuba tukigerageza kuba twagira kuri babandi tungana, abari munsi yacu, ndetse n'ababyeyi badukuriye cyangwa baturera. Abantu navuga ni benshi, ntago navuga amazina yabo, ariko ni benshi cyane, kandi nabaho bari namwe aho muri yumva. Amwita Jayden the rapper, nkuko mubyumva, ni umwartiste, ariko nkuko izina rya Jayden the rapper ngira ngo wa freestyle badukurikiye bakakumva, bakumva ko ushoboye no kuririmba. Wenda ashaka kuba twagiye mu bya filime, tukajya muri arts, ariko no kuririmba burya ngo urabishoboye byatari. Ngira ngo wa freestyle badukurikiyeho gato kugira ngo dukomeze. Nta kibazo. Nari nararahe ko ntazakunda ukundi, urukundo rwanjye ntazaruhundi, inkingi imwe rukombe, mu bihumbu rw'abandi nta kigenda n'ibivunga, simbavuze nzabavumba, nzabarwaza imitima, kebuka mukundwa nasanze ubarenze, bazakurwanira ninjye uzagutsindira, nunyemerera nzasengera, tuzasepera, nzagukubitira akapela, uruwera undutiriza bera, nagenda nkuburiramo ndarushaho kukwiyumvamo, uri nk'inyanja nogamo. Ni Jayden the rapper, nko byumva ngo uri nk'inyanja yogamo. Ese Jayden, wenda twigire munsi topic ho gato. Jayden, nk'ubu ngubu Imana iramutse ikwiye ikintu cy'isoni cyangwa ikintu cyo gutinya, ni iki kintu wakora? Jese ngira isoni.
njye nta soni ngira. Oya ushobora wenda ushobora kuvuga ati ubupfura wenda ubupfura ni iki kintu wakora? ubupfura buvuyeho ibintu byose byapfa. Gute? Ibintu byose byapfa. Udafite ubupfura nta n'umuco waba ufite nyine. Wakora amahano cyangwa amarorerwa. Jayden the rapper hari akantu uvuzemo bwawe muri kurimba freestyle ngo ni nk'inyanja wogamo. Ese muri aka kanya ugize nk'ibyago gapfa Jayden, wenda simbikwifurije, ni abakobwa bangaye cyangwa se ni abategarugori bangaye baba singo basigara baba badafite abakunzi? None se sha baba singo ubwo n'ubundi nabasanzwe ari singo nyine, nabasanzwe ari singo tu. Bivuga ko nawe uri wenyine udafite umukunzi? Yewe sha mukunzi se kumuhabwa n'Imana. Ariko aho ntabwo nsubije. Ntabwo ngusubije? Nakubajije nyine abantu ari bangaye. Nshobora kuba urugero sibyo? Mfite wenda abakobwa dukundana ari nka batatu. Wowe? Ngewe urugero n'urugero ariko sibyo. Ugasanga wenda ngize nk'ibyago nitabye Imana. Icyo gihe abakobwa batatu leta basingo. Wowe se ni bangaye mbega muri urwo rugero? Sha uriya rero ushobora kunyitiranya wenda tu. Kuko hari ibyo nitegaga wenda kuri bumbaze ntabyo ambajije ariko sinangombwa ko mbikwibutsa. Sinzi wari wagira deception mu rukundo? Okay. Yari yose nubwo ntari mukuru cyane ariko ndakuruta. Cyane. Wamwita Jayden the rapper, ubwo murabyumva ati ibintu ni hatari. Ese Jayden uri mu bantu bamaze igihe kinini mu bintu byo kugaragaza impano zabo, hari wahagarariye Minisiteri y'Umuziki y'Urubyiruko mu Majyepfo nk'uko bitubwiye. Ese ni izihe mbogamizi wagiye ubona zagiye zigaragara? Ese ni gute zakemurwa muri make? Mbere na mbere ikibazo gihari abantu baritinya. Noneho ikindi gihari ni ukuvuga ngo abantu bifitemo ikibazo cyo kuvuga ngo ibintu birimo kata. Ibintu nta kata zirimo mu byumve neza. Ko nuvuga ngo niba uzi kata uyu musore yakoresha kugira ngo agere ku gitangazamakuru runaka, nawe zikoresha ugere ku mpano yawe cyangwa se ugira inzozi zawe impamo, sibyo? Kata runaka yakoresheje nawe zikoresha. Ngiye ndumva nyine ikintu cya mbere kirimo abantu nimwitinyuke, mugaragaza ikibarimo, ko nutagaragaza icyo ushoboye nta nuzakugirira ikizere. Nibyo ngibyo nicyo kibazo cyonyine urubyiruko rwifitemo. Kwitinya no kumva ngo ibintu birimo kata ni iki? Ni kwa kuvuga ngo harimo ikene wabo ngo runaka ngo baramusunitse ngo amugeze hariya. Hari ibintu byajyaga bibaho ubwo ngiye mu muziki byagumaguma. Ntabwo ndivuge ngo umuhanzi runaka byagenze gutya, ariko ndahamya ko hari nk'ukuntu umuntu yatwaraga gumaguma bakavuga ngo hajemo kata ngo bakoresheje ibi nibi ngo yaguze abafana. Wowe wabaguze noneho ukajya guhangana. Sibyo? Yego ntabwo dufite ubushobozi bungana, ariko twese dufite ubushobozi. Buryo wabaye nomine cyangwa se wabaye selected mu kintu runaka, nuko muri banyempano igihumbi yogira ubuntu bwo kuzamo. Suko ari wowe ufite impano irabagirana kuruta abandi, ahubwo byibuze zambara wakoresha kugira ngo ugere hahandi zigaragariza nyine bantu noneho bagukurikiranye ko ushoboye. Yabo mwita Jayden the rapper, umunyamakuru ni Kirzone, The Most Talent TV Show Rwanda kuri YouTube. Subscribe kugira ngo dukomeze tubone videos nyinshi cyane nkuko mubyumva. Ni Jayden afite impano nyinshi cyane, murabona ko yagiye akora imitako myinshi. Twakomeje buri mutako igitekerezo ukuntu wagiye uza, ariko burya baravuga ngo igihe ntikitugenga turakigenga. Ariko ku mwanya wanyu no kubakunda kwanyu bizabatera amatsiko mu musure yababwiye uko bimeze. Ese ubwo Jayden nk'umuntu agushaka ni gute yakubona? Ni gute yambona? Ahubwo nagiye kubaza ngo wambonye gute. Umuntu nshaka biroroshye, nkoresha Facebook ni Jayden West, Instagram ni Jayden the rapper, mfite YouTube channel sinzi nari ngombwa ko nayinyuzaho, biremewe. Ni Jayden 250. Yego. Sinzi hari ikindi gisigaye. WhatsApp yanjye, namba yanjye ya WhatsApp ni 07 80 366
18 86. Ukeneye ibindi bisobanuro wampamagara cyangwa ukanyandikira kuri 07 80 36 18 86. Bamwita Jayden rap, ubwo murabyumva, haba hari igihangano cye wakunze wamwegera, akorera Kacyiru, akorana n'indi tsinda ry'abantu benshi cyane, yabahaye aho mwamusanga hose. Ni Jayden rap ahantu henshi cyane. Turabashimiye cyane. Umunyamakuru ni Kirzo, ni The Most Talent TV Show Rwanda kuri YouTube. Subscribe mbere nambe kuyabona ama videos menshi cyane yacu. Komeze kurikirana izindi videos ziri imbere ndetse nzatamuse ko tumaze gukorana n'abanyemano benshi cyane nkuko ari umunyemano. Jayden, mbashe kugushimira. Murakoze cyane. Imana ikomeze iguhezagire mu kuzamura urubyiruko. Namwe bafashe mukomeze mutere imbere mubone aba subscribers. Yeah, ciao. Twakumwe na Jayden, umunyamakuru ni Kirzo. Turi kumwe. Yabo. Mr. Joe Beats.